Hello fashion lovers, murakoze cyane gufungura YouTube channel yitwa Pizotera. Asanzwe muri ya video zanjye ndabasuhuje kandi nabafunguye YouTube channel ubwa mbere ndabasuhuje. Iyi channel yigisha ubudozi, tanga amasomo agendanye n'ubudozi ndetse n'izindi serivisi zijyanye n'ubudozi. Rero uyu munsi naguteguriye video kwigisha gupima ikanzu ndetse n'ipantaro y'abagore, uko ufata ibipimo by'ibyo bintu byombi, ipantaro ndetse n'ikanzu. Yes, ibyo bintu rero iri somo nimba wumva hari icyo riri bugufashe, nimba wumva warurikeneye, ukurikirane iyi video kuva itangiye kugera isoje kugira ngo buri kimwe cyose kize kugenda neza kandi irangire usobanukiwe neza cyane uko ufata ibipimo by'ikanzu ndetse n'ipantaro. Yes, kurikira video rero dutangire, kwaye ikaze. Ukuvuga ngo rero ikintu tugiye guhera ku gupima ikanzu. Urabanza ugapima intugu kuva urutugu ku rundi. Yes, urutugu kava ku rutugu kagera ku rundi, ntago wirefera ku mwenda umukiriya aba yambaye. Hari abantu bapima akirefera ku ntugu z'umwenda umukiriya aba yambaye. Izi ntugu rero hano harimo 16. Intugu mu cyongereza bazita shoulders cyangwa se épaule mu gifaransa. Yes, rero ikindi ukurikizaho ni gupima umuzenguruko wo mu gituza. Ahangaha uyu mukiriya afite 36 mu gituza, aho bita cyangwa mu gifaransa twita couture poitrine cyangwa se mu cyongereza bust circumference. Yes, ikindi kintu ukurikizaho iyo uri gupima ikanzu ushobora kuzajyamo decoupe kugira ngo uzakore pensi imeze neza, upima munsi y'amabere. Yes, munsi y'amabere hano harimo 32. Yes, hano mu cyongereza bahita under bust circumference. Yes, rero byarangira ugapima no mu nda, hariya munsi y'amabere ibipimo byabo biba bitandukanye, cyabyenda kwegerana n'ibyaha mu nda nanone ngiye gupima. Yes, hano harimo 31, aho twita waist circumference mu rurimi rw'icyongereza cyangwa se couture taille mu gifaransa. Ikindi gipimo cy'ingenzi cyane ibipimo byo muri taille. Yes, muri taille, mu mataille. Yes, ugapima ugasaba umukiriya, ugahindukira ukareba inyuma neza se metero iri kugera ku bunini bw'amataye ahanini hashoboka mu mataye h'umukiriya, ukamenya neza ko metero iri kuhanyura. Yes, hano uyu mukiriya harimo 41 mu mataye. Rero ariho twita contre hanche mu gifaransa cyangwa se hip circumference mu rurimi rw'icyongereza. Yes, ibyo byose rero izo terime ugomba kuzimenya. Ikindi kintu rero ngiye gukurikizaho ku ikanzu, ikindi gipimo cy'ingenzi, ugomba gupima uburebure kuva ku ntugu kugera ku moko. Yes, uburebure kuva ku ntugu kugera ku moko rero by'uyu mukiriya harimo 10. Yes, iki gipimo nacyo uba ugomba kugifata, kiba ari ingenzi cyane, pana kwimagina ngo umuntu mukuru ngo umuntu muto, ntabwo ibyo ari sawa. Yes, rero kuva ku ntugu kugera ku moko nibyo twita nipple depth mu rurimi rw'icyongereza. Ugapima uburebure kuva ku ntugu nanone ugera munsi y'ibere. Yes, harandi gushinga urutoki. Yes, hano harimo 14. Yes, harimo 14 ariho twita under bust depth. Yes, iki gipimo rero kiba ari ingenzi cyane, ugahita upima uburebure kuva ku ntugu ugera mu nda. Yes, aho twita waist depth. Ajya bavuga ngo crossage mu gihe bakoresha terime z'igifaransa, crossage yo mu triangle 16 cyangwa se 17. Yes, wabyita uko ushaka cyangwa se bitewe na terime ukoresha. Ikindi gipimo cy'ingenzi rero hano tugiye gufata ni uburebure bw'akaboko. Yes, hari igihe umukiriya aba azakenera kwambara
ikanzu ifite amaboko maremare, birashoboka. Uyu mukiriya afite uburebure bwa 22, uburebure mu cyongereza babwita sleeve length, igifaransa ni longueur manche. Yes, ahangaha rero ni ikizigira. Ibipimo by'ikizigira biba ari ingenzi cyane. Hano harimo 12 cyangwa se biceps circumference mu cyongereza. Yes, hano naho rero aho uburebure bw'akaboko bugarukira ugomba naho kuhafata mesure. Yes, kuvuga ngo rero ikanzu ndizera biriya bipimo ari ibipimo by'ingenzi bishobora kuba byagufasha uramutse uzi gupima biriya bipimo, ukamenya ngo ese babishyira ku itise gute, bashushanya gute. Ibyo biba birangiye, ariko uri kumwe na pizo ntacyo utazasobanukirwa. Aha rero ngiye gupima ipantaro, umuzenguruko wo mu nda ari 31. Akubwiye ngo umuzenguruko wo mu nda mu cyongereza ni waist circumference, mu gifaransa ni contour taille. Ikindi uhita ukurikizaho umuzenguruko wo mu mataye cyangwa se hanshi. Yes, mu mahanshi gapima witonze. Ipantaro iri fit. Uyu mukiriya afite mu mataye afite 41. Ikindi ukurikizaho ku ipantaro y'abagore, upima umuzenguruko w'ikibero. Cyangwa se thigh circumference mu cyongereza. Ugomba gupimira ahagana hejuru kuriya, pana gupima ikibero ukigiza hasi. Pima ukazamura metero kuriya, byaba ngombwa ugasigamo ntera y'urutoki kuriya mbigenjeje. Biba ari sawa, bituma itamubana cyane. Ikindi rero hano, ikindi gipimo cy'ingenzi gupima uburebure kuva mu nda ukamanuka ukageraho ipantaro umukiriya akeneye ko yagarukira. Uramubaza, ugomba kuganira n'umukiriya ukamubaza ukeneye ipantaro ireshya gute. Yes, ushobora kubigera rero hasi ireshya nka ziriya nkweto, cyangwa se ireshya nk'uko nk'iyi pantaro yambaye ireshya. Byose birashoboka bitewe na wish cyangwa se ibyifuzo by'umukiriya. Yes, rero ibyo byarangira ugapima uburebure kuva mu nda nanone kugera mu mavi. Yes, kugera mu ivi. Iki gipimo nacyo kiba ari ingenzi cyane, cyangwa se ni depth mu rurimi rw'icyongereza. Ukamenya ngo azambara ipantaro irekuye bingana gute hasi, aho ipantaro isoreza izaba irekuye bingana gute. Yes, rero upima kuriya niko gupima kumenya icupa umukiriya yambara ku ipantaro itabamo stretch. Rero ibaye irimo stretch ushobora kwirefera kuri iyi yambaye nk'uko mubibona. Ubaye uzadoda tise nayo irimo stretch, ushobora gupima, ushobora kuvuga ati nkeneye ipantaro indiho imeze neza nk'uko iyi ngiyi imeze. Ushobora kwirefera rero kuri iyi. Murabona harimo umuzenguruko w'10, ariko mpimiye hano ku ipantaro wenda yaba itarimo stretch, hano haba harimo 14. Yes, rero ugenda urekura bitewe n'ipantaro n'ubwoko bw'ipantaro. Ushobora kuba ugiye kudoda palazzo, ipantaro bita palazzo ziba zirekuye hasi. Ushobora kugenda rero urekura ugashyiramo nka 15, 18 cyangwa se even na 20 na 22 birashoboka. Ikindi gipimo rero cy'ingenzi ni ukumenya gupima umupando. Umupando rero ugira uburyo bwinshi bwo kuwupima. Ubu buryo nabwo burakoreshwa, usibye ko ubu buryo nabugushimira. Yes, ntabwo uburyo nabugushimira bwo gupimamo umupando. Yes, umupando rero bawita crotch. Kumenya uburebure bw'umupando bita crotch depth mu rurimi rw'icyongereza. Yes, crotch depth.
ubu buryo nabwo bundi nkurikijeho nabwo bushobora kugufasha gupima kumenya ibipimo by'umupando, aho ubanza ugapima uburebure inyuma bw'ipantaro cyangwa se icyo bita outseam. Hano ukoresha formule, ufata buriya burebure bw'inyuma mpimye tugakuramo buno burebure, ubu burebure ndi gupima, aho dufata uburebure bw'inyuma tugakuramo ubw'imbere, cyangwa se mu cyongereza aho dufata outseam minus inseam tugahita tubona crotch depth cyangwa se uburebure bw'umupando. Ikindi gipimo rero cy'ingenzi nanone ufata umukiriya wawe, ikindi gipimo uba ugomba kumufata cy'ingenzi aricyo akenshi unamufata yicaye nko ku ntebe. Ahangaha urabona uyu mukiriya wanjye yicaye ku gatabureti. Aha naho uhapimira uburebure bw'umupando birashoboka cyane. Uriya mupando uzengurutsa metero uturutse inyuma mu mugongo ukaza imbere mu nda, ntago iriya nzira nyikunda, ntago ari sawa ku muntu w'umusirimu, ntago ibigaragara neza. Iriya nzira nahereyeho yo gupima umupando hano harimo 10 n'igice. Ibi rero iyo uzi kubikoresha neza, iyi nzira uturukanaho mu nda bitewe n'aho yambarira. Nk'iyi pantaro ntago ari high waist, niyo mpamvu mubona harimo umupando w'10 n'igice. Rero bitewe n'aho yambarira cyangwa se ubwoko bw'ipantaro ugiye gukora, ushobora kurenga ririya 10 n'igice. Ikindi gipimo rero cy'ingenzi hano ufata ni umuzenguruko wo mu ivi cyangwa se mu cyongereza ni circumference. Ahangaha umukiriya naho umusaba guhina mu mavi, hano harimo 16, umusaba guhina mu mavi kuko iyo umupimye ahagaze, iyo yicaye biramugora, ipantaro ihita imufata cyane. Rero niba wishimiye iyi video kanda like kugira ngo unyereke ko wayishimiye. Ikindi ukore share iyi video. Ikindi nimba utari wakora subscribe ukaba ari ubwa mbere warufunguye YouTube channel, kanda subscribe kugira ngo buri video yose nzajya na uploadinga ujye ubasha kubona notification. Kandi ikindi ntiwibagirwe gutera comment, ikindi ukoresha ku nshuti zawe. Fashion lovers rero nigisha kudoda. Nimero zanjye 0788 494 ukampamagara. Nigisha kudoda, nanga n'izindi serivisi zijyanye n'ubudozi. Ntago nigisha online gusa, nanigisha umuntu turi kumwe physically face to face turebana. Mfite abanyeshuri kandi bariga bakiga neza bagasohoka ari abatayeri basobanutse. Fashion lovers rero mwakoze kureba iyi video, ndabakunda cyane, muzabure muri video ikurikira.